abo bantu ntabwo ikintu cyatumye bihutira gutera niba koko niyo mishyikirano yari ihari, hari ikibazo n'uyu munota bahora bagaruka bavuga umunsi ku wundi, sinzi niba amatwi y'abantu acyumva ko batashobora gutsinda mu matora kubera ko ari nyamuke, bahora babivuga n'uyu munsi barabivuga. Niyo mpamvu icyitwa amatora nta kibaho, niyo mpamvu bafashe icumu rishyushye barifatiye ku bantu, nuko bahoraga bavuga bati se n'ubundi niyo batwemerera gutaha, yewe niyo baduhereza n'iki cyose tugataha bakanadushyira no muri iyo guverinoma, ari nayo mpamvu bagiye mu mishyikirano barangiza bakayisesa, bakadushyira muri iyo guverinoma bakaduha n'iyo myanya bakagira gute, mu kanya gakurikiyeho twajya mu matora, kuko ntabwo ubutegetsi umuntu abutanga nk'uko umubyeyi agabura igikoma ahereza abana. Ubutegetsi n'ubw'abaturage butangwa nabo. Nimba tugeze mu matora ukaba utari butsinde, ukaba ubizi neza muri wowe ko igihe icyo ari cyo cyose utazigera utsinda, niyo mpamvu bakoze ibintu byose byo guhubaguza no guhita bafata ibintu direct. Icyo nicyo cyabateye kwangiza, kwica imishyikirano ya Arusha, icyo nicyo cyabateye gutera mbere y'uko ayo masezerano yo kubacyura agerwaho. Ntago n'uyu munsi ntabwo ushobora kubabwira ngo nimwicare tuba abanyarwanda twese tujye mu matora, ibizajya bivamo ari byo twakira, ntabwo bashobora kubyemera. Kandi ibyo ntabwo nigiza nkana, nawe ntiwakwigiza nkana ngo umbwire ko inkotanyi zishobora kwemera ko ibintu bijya mu mucyo. Zirabizi ko bigiye mu mucyo zitacamo, akayunguruzo kazinaga. Icyo rero nicyo kintu cyaziteye gukora ibintu byose mubona, no kuza bica abantu umubare munini. Ni uburyo bwo icyo bise punguza mwese wumva igiswahili arabyumva. Uragabanya nde, uramugabanyiriza iki? Barapunguza kugira ngo barebe ko umunzani wazajya hamwe, cyangwa ukajya hafi ya hafi na hafi. Ikindi ntibaje kudutabara, icyo ntabwo nacyo sinkemera. Ibibazo twaba dufite uyu munsi ntibinaruta ibyo abanyarwanda bafite uyu munsi, ariko ntabwo waduteye yaraje kudutabara, no.